Hoo-ha, 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 hoo-ha. Yeah. Hey, Suru, I'ma tell you. Let's go, let's go, let's go. Yeah. What's that? I want to do let's go. Simbuka. Boji, navuga ko konseri yawe i Nyagatare irarangiye. Ni konseri ya gatatu muri MTN Iwacu Muzika Festival. Nisho ubonye gute Nyagatare? Abantu b'Inyagatare babonye gute? Abantu b'Inyagatare ko nababonye n'abantu bisaba kugira ngo babe active, ari uko ugomba kubakebura kubibutsa nyine hari igihe wibagirwa ko waje muri show bagahagarara bakirebera. Yego. Ubundi wababwira ngo bagende bakagenda, ariko utabibabwiye nyine bakwicecekera bakagira ngo uri kubatera inkuru bisanzwe. Yego. Ni igitaramo bakureba bagahagarara bakakureba, ntago ari uko wenda bamutabageraho kenshi cyane, byo ntibabihuza. Urumva n'ubundi umufana ntago mwabana mu nzu bya buri munsi, urumva niyo nicyo cyo kikwita nyine bita aba star cyangwa nyine abantu bari muri iyo kategori, aba icons cyangwa abantu nyine ibiko nakwita nubwo navuga ngo ni ibyamamare. Ntago ugomba kubana nabo buri gihe, nawe n'ubundi nasho ntiyahizamo kuko yaba yirwa abona mwicaranye buri gihe. Yagomba kubona kuri okaziyo nyine yabyo kandi niri. Hanyuma ni show ya gatatu muri MTN Iwacu Muzika Festival uyu mwaka. Ibi bitara muri kubibona gute ugereranyije par rapport ko bitangiye ubibona? Uravuga guhera i Musanze. Yego. Guhera i Musanze rero icyo navuga ntako public zibari zimwe buri gihe public ishobora kubitandukanye n'indi. Nakubwiye ko abantu baba batandukanye na miliyo baba barakurayiguyemo ziba zitandukanye. Bamwe bararezwe muri uburyo, abandi bararezwe muri buriya, bakira umuziki mu buryo butandukanye, ariko ntabwo hajya buramo elements nyine ziba zikunda umuziki. Ubwo ngiye mba ndi gushaka kuzamura ibendera rya hip hop, gusa nicyo kiba cy'ingenzi cyane. Hari icyo biri gufasha umuhanzi gukora ibi bitaramo azenguruka utu duce twose? Icyo byafasha umuhanzi nta kindi ni ukongera kwibutsa public yawe, ukabagezaho ibihangano byawe bishyashya batari byaretse kubageraho. Ndumva icyo ngicyo ari cyo cy'ingenzi cyane kurusha ibindi. Ariko Nyagatare waherukaga ryari Dabuji? Ndumva maheruka nko muri 2020 gutyo. Ndumva ari igihe nigeze kuza ari ibintu twiye kuza Maria muri ya stade hariya ruguru. Cyo kuzamura ibibare, urabona ari ikintu kimwe kirazamuka bari apoye ko bakajya bafana bawe.
imibare gutese ku mbuga zicuruza imiziki bwo niho mvuze ntabwo ku mbuga nose abafana nari mfite nababonye atari kubera ko naje muri concert hano bagukurikira on a daily basis ku munsi ku wundi ntabwo bagukurikira kubera ko waje mu bitaramo hano muri ntuza muri show gusa ari gushobora kukubona atarakuzi akaba yaba interested akavuga ati reka nshake platform zisiwe mukurikirane mumenye nabyo birashoboka ariko ibyo ngibyo ni ibintu umuhanzi aba yizeye buri gihe nk'uko ushobora gusohora indirimbo nshyashya ukayishyira hanze umuntu yayumva akavuga ino ndirimbo kamem ni nziza cyane tugomba kuyikurikirana nkamenya n'uyikora umuntu uki ibintu nk'ibyo ngibyo hari ikintu uvuze cy'iberera rya hip hop umuntu arebye uno mwaka yavuga ko hip hop navuga ko iri kwiganza ko abahanzi 3 muri 7 ni abaraperi ariko n'abandi ubona ko n'abandi indirimbo baririmba nyinshi ziba ziganjemo izo bakoranye n'abaraperi kugira ngo bibafashe no mwaka umuntu yavuga ko ari wa hip hop erega n'abandi bahanzi barakora kandi uko bivuze ntabwo igihe ari byo bitaramo byonyine biba mu gihugu ni byiza ko wenda tubirimo turi abaraperi benshi kera wabonaga ibitaramo binini byabagaho byazagamo abahanzi bakeya ba hip hop raporo y'abandi ariko n'abandi babakora nabwo n'ibindi bitaramo birakorwa ntago byabura so ikiza cyo kwihangana cyako cyo gushimira nuko abantu bategura ibitaramo bagerageje guha platform n'abaraperi bakagaragaza ubushobozi bwabo bituma nyine abantu bagenda batinyuka babona ko hip hop uko bayitekereza ibyo bayitekerezagamo atari ibyo ndabacura koze cyane.